umuntu uzamuwe n'amasengesho ntabwo wamumanura ngo bishoboke. Umuntu Imana izamuye yasenze nta nzira wanyuramo ngo umurwanye ngo ubishobore. Umuntu wese ushigikiwe n'amasengesho akomera no ku munsi. Mureke mbahanurire, Imana ivuganye nanjye, mutega amatwi mwumve. Yera irambwiye ngo buri wese, ariko Imana irambwiye ngo buri wese umva ngo uhanurire ibyo ubona byakunaniye ntabwo bizananira amasengesho. Amasengesho ni ikinya. Imana irambwira ngo umuntu wese ndafashijwe we. Amasengesho ntabwo azimya umuriro, ahubwo amasengesho aduha imbaraga zo kubyinira mu muriro. Umuriro ukagaragara nk'ucanwe kandi amasengesho yawumaze imbaraga. Mureke mbabwire, niba hari ikintu Imana ikunda ni umuntu wari uzirikana aho yamukuye. Nubwo Yesu yaba atinze kugaruka, agaciro yaduhaye karahagije. Umuntu uzamuwe n'amasengesho ntabwo wamumanura ngo bishoboke. Umuntu Imana izamuye yasenze nta nzira wanyuramo ngo umurwanye ngo ubishobore. Umuntu wese ushigikiwe n'amasengesho akomera no ku munsi. Uturindira muri ishaje, uraturinda nditwa, uturinda mwami we. Nubwo twahuye ririmba inzitane n'ibibazo byo wagaragaje ukunesha kwa. Haleluya. Wagaragaje mwami we. Haleluya. Amiwe ishimwe ni ryawe Yesu. Umva, benshi warabacuye bararutse bagutegereje, takabuza tuzabona byo mwijuru. Benshi warabacuye bararutse barategereje, akabuza tuzabonana nabo mu birori byo mwijuru. Ishimwe ndanezerewe kuba tariki ya mbere insanze mu nzu y'Imana. Hari abisanze mu kabari bari kubakura amenyo, ariko twebwe tariki ya mbere turi mu nzu y'Imana. Mugire gutya. Turashimira Imana yaturinze, tugiye kuvuga n'ubundi ku neza y'Imana.
ndashimira Imana yandinze nawe ikakurinda. Ijambo tugiye kuganira, tugiye kugereka ku magambo meza tumaze kumva, ni ijambo rivuga ngo duhore tuzirikana ineza y'Imana. Guhora tuzirikana ineza y'Imana. Kuba tugeze ku tariki ya mbere ni ineza y'Imana. Ibyaduhize byari byinshi. Imana yagiye indinda impanuka, Imana yabanye nanjye kandi nawe yabanye. Njyewe umuntu yigeze antumaho ni muri uyu mwaka, antumaho arambwira ati uyu mwaka ntabwo uzawusoza. Aba ariko ambwira, arambwira ati ubu ngiye kujya i Bugande, nta kindi kinjyanye, ngiye kuzana uburozi buzakwica. Ndangije ndamubwira nti niba nta n'itiko ufite uze nyiguhe. Buriya gusuzugura Satani ni ukumwereka ko nta mbaraga afite. Satani nakubwira ko bicitse, uzamubwire ngo n'ubundi ntabwo wigeze uba umutayeri. Abantu ko badafashijwe ndabagira nte? Nakubwira ngo urabona mu mujyi wa Kigali utazaseba, uzamubwire ngo Sata ceceka kuko no mu cyaro nta pura yawe nabonye. Nakubwira ngo ubu abana baziga, uzamubwire ngo ceceka nta minirivari wigeze utanga, nta niyo uzatanga. Gusuzugura Satani ni ukumuca intege, ukamubwira ko ntabyo ashoboye. Uwo muntu mutumaho ndamubwira ngo niba nta n'itiko ufite uze njyewe nzayiguha. None ngeze ku itariki ya mbere, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda nditwa nubwo twahuye. Inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda nditwa. Undi muntu antumaho, atuma umuntu amubwira ngo ugende umbwirire Nyirapasika ngo ibyo yihaye ngiye gukoresha imbaraga zose mfite, izina rye ndashaka kurimanura. Ubutumwa babungezaho, hamwe bati umuntu yavuze ngo arashaka kumanura izina ryawe. Hanyuma ndangije mbwira iyo ntumwa, ndabibwira ngo ugende umumbwire ngo uko ryageze hejuru ntabwo ubizi, kurimanura rero ntabwo wabishobora. None muri uyu mwaka nuri indege kabiri. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda nditwa. Usome ijambo ry'Imana. Nejejwe no kubona uburanga bwanyu. Clemo tai sofi kerna odreme tai. Ndimo mbona mw'iri teraniro harimo abamarayika bari kugenda bapfuka inguma. Ndi kubabona bari gupfuka inguma.
ufite uruguma uwo mwicaranye atazi, ariko Imana iruzi, yohereje igipfuko kiruta urwo ruguma. Imana ishimwe. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45 umurongo wa 2. Gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45 umurongo wa 2 haravuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganizi, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo 2 gatatu, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isiraheli. Ariko Mana ku murongo wa 4, kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti tujye duhora tuzirikana ineza y'Imana. Guhora uzirikana ineza y'Imana. Iyo uhoze uzirikana ineza y'Imana, wirinda icyaguteranya n'Imana. Ko Imana ni isoko idakama kandi ituzura. Kambivuge neza, Imana ni isoko idakama aho ituruka kandi ituzura aho ijya. Nta rwego wageraho ku buryo utazakenera Imana. Muranyumvise? Iri jambo dusomye ni igihe Abisiraheli bari mu bunyage. Hanyuma aya magambo yabwiwe Kuro. Kuro wavutse mu buryo bw'igitangaza. Kuro wavutse yaranzwe. Amateka ya Kuro ni maremare. Kuro yavutse mu mahanga. Sekuru wa Kuro yari umwami. Hanyuma nyina wa Kuro yari yararose inzozi. Sekuru wa Kuro ashaka kuziburizamo, yirukana nyina wa Kuro. Nyina wa Kuro ageze mu mahanga abyara Kuro. Kuro avuka mu buryo bw'igitangaza. Kuro uvutse yanzwe. Kuro uvutse nta miryango, ariko Imana ibana nawe kugeza ubwo imugize umwami. Haleluya! Uko wavutse ntabwo bikuraho icyo uzabacu. Uko wanzwe ntabwo bigera ku mugambi. Ndafashijwe. Ni Imana ifata icyo tuzabaco ikacoroza. Ni Imana itesha agaciro aho tuvuka n'ibyo batuvuzeho, igaha agaciro icyo yatuvuzeho. Kuro aba umwami. Reka ngusetse, asimbura sekuru, kandi sekuru yarazi ko aburijemo inzozi za nyina wa Kuro. Kuro birangira abaye umwami, ni nawe wasimbuye sekuru. Hanyuma Imana imuha kuba umunyamaboko, ararwana, aranesha, afata ibihugu byinshi na Babuloni irimo. Hanyuma Abisiraheli bari mu bunyage bamenya ko Babuloni nayo Kuro yayifashe.
bakurura amateka ya Kuro bati Kuro wa wundi wanzwe, Kuro wa wundi wavutse mu mahanga. Burya Imana yakomeje kurinda inzozi za mama we. Ndaguhanurira muri iri joro, ibyo wabonye nk'inzozi nukomeza gukiranuka bizaba impamo. Haleluya, haleluya. Ariko Mana, ibyo wabonye nk'inzozi weho komeza ukiranuke bizaba impamo. Abisirayeli bati kumbi Kuro niwe wafashe na Babuloni turiyo tumeze nk'impunzi ngo baraza babwira Kuro bati twamenye ko Imana yakomeje kurinda icyo yakuvuzeho. Twamaze kumenya ko Imana yaguhaye gukora ibyananiye abandi, ishingiye ko yakumenye itarakurema. Haleluya! Utari waba n'urusoro mu nda y'ababyeyi, none tuvuye mu buhungiro turagusanze. Iyo Mana yakurikiranye isezerano, iyo Mana yakomeje kurinda icyo yakuvuzeho. Twemerere udutiza amaboko. Haleluya! Tuje kuyubakira Yerusalemu kuko harasenyutse. Kuro arababwira ngo ibyo biroroshe, shingiye ko icyo yangize cyo atari nge wabigizemo uruhare. Korera uwo muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo ujye uzirikana ineza y'Imana. Ayo maboko Imana yaguhaye nukugira ngo ukore ibyananiye abandi. Burya yari gucika bikemera. Aya maguru Imana yaguhaye nukugira ngo uje uraza mu murimo w'Imana uri kugenda n'amaguru. Yari gucika, impamvu Imana yarinze nukugira ngo izayakoreshe. Haleluya! Kuro arababwira ngo mwivunika, ndabizi ko agaciro mfite ntagahawe na sogokuru, ahubwo Imana yavuguruje sogokuru iha agaciro icyo yabwiye mama mu nzozi. Imana ishimwe. Kuro arababwira ngo murifuza iki? Baramubwira bati dushingiye ko iwacu hasenyutse, watwemerera ukadutiza imbaraga. Kuro arababwira ati mukeneye ifeza? Bati ifeza twazikenera nta kibazo. Kuro ati amafaranga arahari, ubu bitandukanye nuko navutse. Aho tugeze hararuta aho twahoze. Aba bantu ko bananiwe ndabagira nte? Aho tugeze hararuta aho twahoze. Bavugaga kutazikamira, uyu munsi uri kunywa amata ukayagaburira n'abandi. Bavugaga kuzahora wambaye ibirenge, na nijoro uri kwambara congo na godasi n'ibiki. Yesu we, na tigana na dehashi na timba na suprese. Aho tugeze hararuta aho twahoze. Kuro arababwira ati feza ngizi, ababarira amafaranga. Uje urahora wibuka ineza y'Imana, bigutere kuyikorera uyimara umubabaro kugeza ubwo Imana izajya ibona uko uyikorera ikiferesita ikavuga iti narakoze kumurinda. Ntizicuze. Kuro arababwira ati niba mukeneye n'ingabo ndazibaha kugira ngo muje kubakira Uwiteka. Wankuye mu busakangiro uyu nguyu ndiwe. Biriho byinshi biracyariho, ubwo twaba tunyura murekeraho. Kuro arababwira ati mwebwe keretse icyo mudashaka
kuko icyahesha Imana icubahiro cyose kwiye kugikora. Kuba nduyu nguyu ndiwe ni Imana yabigizemo uruhare. Ntiyitaye kuri kavukire, ahubwo yahaye agaciro icyo nzabacu. Ariko Mana we, ya hanyuma kuri ababwira ati n'ingabo murazikeneye, bati oya, bihagararaho. Aravuga ati Uwiteka Imana yacu niwe ngabo, wowe duha ifeza uduhere zahabu, ubundi tugende tuje kubakira Imana yacu. Kuri arabibemerera. Ako kantu gakora Imana ku mutima. Mureke mbabwire, niba hari ikintu Imana ikunda, ni umuntu wari uzirikana aho yamukuye. Bikora Imana ku mutima, Imana irabibika. Mureke mbahanurire, ntabwo Imana igira inzika, ariko kandi irazirikana. Nushaka kongera uyikomera amashi. Ntabwo igira inzika, ariko irazirikana. Wagize ngo iri joro ntiri kurizirikana? Ibi bitotsi byanditswe aho ruko ya uriye usohotse disi we, uzi ko Imana imurokoye impanuka. Garuka upfukame hano, dore Imana ikurokoye impanuka. Garuka rwose upfukama. Kandi niba hari ikindi kintu Imana ikoze, Imana igutandukanyije n'inshuti mbi zitagira umumaro, zitakugira inama. Imana igutandukanije nazo. Niba hari ikintu Imana ikoze muri uyu mwaka musha duhawe n'Imana, nuko hari urwego ikugejejeho, hari urwo igukuyeho, hari n'urwo ikugejejeho. Bivuze neza. Hanyuma mbonye imbere yawe akazi Imana ititaye ku myaka ufite. Imana iguhaye akazi keza kakire. Tela mangishke fosile. Aka kazi kazatuma ugirira umumaro abo wifuje kuwugirira, tubigereho. Muracyari hano? Ubundi siko turakesha namake. Nari mvuze ngo niba hari umuntu Imana ikunda, ni umuntu wose uzirikana ineza y'Imana. Niba ushaka kurama, niba ushaka gukomeza kuba uwo abantu badatekereza kuzabaho, komeza kuzirikana ineza y'Imana. Hanyuma ako kantu gakora Imana ku mutima. Abisiraheli baragenda, bageze mu nzira bahura n'abanzi cyangwa se ingabo zibabuza gukomeza urugendo. Barangije baravuga ati ntabwo twasubira kureba Kuro kandi yatubwiye ngo aduhe ingabo tukihagararaho, ahubwo iyagize Kuro uwo ari we mureke tuyisenge. Ngo baja ku kagezi kitwa Ahavu. Haleluya! Biyiriza ubusa. Umva ngo uhanurire, ibyo ubona byakunaniye ntabwo bizananira amasengesho. Amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa. Aba bantu ntibanyumvise we. Amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa. Amasengesho afata inkota akayimaramwo ubugi. Muranyumvise? Amasengesho ntabwo akuraho inkota, ahubwo amara ubugi mu nkota. Umwanzi wagakomeza akayifata yibwira ngo aragukeba cyangwa aragutema, naho kumba Imana yamazemwo ubugi. Aba bantu ko batanyumvise ra, wowe ukabona afite inkota naho amasengesho yamazemwo. Ndafashijwe we. Amasengesho ntabwo azimya umuriro, ahubwo amasengesho aduha imbaraga zo kubyinira mu muriro. Umuriro ukagaragara nk'ucanwe, kandi amasengesho yawumaze imbaraga. Ntabwo bamenya ko twageze mu muriro batabonye tuwubyiniramo kandi ucanwe. Ica amasengesho. Nushaka guhaguruka utere haleluya.
urasanga hari ibyo wabonye nk'akadahumeka, urasanga hari ibyo wabonye nk'akadahumeka bifite umwambi n'umuheto, ukibwira ngo birakurasa ukabitambukaho bikimeze nka gutya. Mwari mwabona akadahumeka ugatambuka ukibwira ngo kirarekura umwambi ukarenga Tejelo pedine hose. Ibintu byubatswe n'isengesho ntawe ubisenya, nibisenywe n'isengesho ntawe. Umuntu uzamuwe n'amasengesho ntabwo wamumanura ngo bishoboke. Umuntu Imana izamuye yasenze nta nzira wanyuramo ngo umurwanye ngo ubishobore. Umuntu wese ushigikiwe n'amasengesho akomera no ku munsi. Yaratwimanye inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturami. Si wacuranga neza dushira impumu yaratwimanye. Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga arisi ejo bundi yaraturami. Mfite ibimenyetso biranga kimwe binyemeza yuko azangirira neza. Murekera tera haleluya niba ntacyo bigutwara. Ongera uyitere bakwikiririze.
ikintu kiryoha nuko bimbere y'Imana. Niba hari ikintu kiryoha nuko bimbere turi kuganira mu buzima busanzwe. Ahavuti Nyirapasika ntazi kuvuga ariko mpereza gato mikoro. Haleluya! Uwabereka amakarito turi kwakira. Amarirurira urira none ngo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo mfite inyandiko nyinshi tujya kubesha iyi ndirimbo ndirimba c'est la oclé faso pes ngewe mbonye amakarito mbona buri wese ari guhabwa iye. Imana irambwira ngo umuntu wese turi kumwe mw'iri teraniro wese Imana imuhaye ikurikije kwizera kwe. Nukuri Imana itanze imibereho yo. Imana ihanaguye abantu amarira bavuze kuri ikibazo mu muryango aho usabye akazi barakakwima, ariko Imana irambwiye ngo buri wese imuhaye ikurikije kwizera kwe. Nukuri ibiganza byacu byiteguye kwakira. Bonye buri wese ikarito ayifite. Bona twese dufite amatsiko yo gupfundura. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo bambwirire ngo buri wese muhaye nkurikije uko yizeye. Umudufitemwe abantu bamaranye igihe passport barazibitse, bazamuye kwizera, bazijanye ku musozi, ariko uyu munsi ngewe numvishijwe ry'Imana mbwiye ngo umuntu turi kumwe mu iteraniro ufite passport arayizamura. Ntabwo ari buno ni nsoza, urayizamuranye isengeri. Imana yambwiye ngo umuntu wese uyizamurana kwizera Imana iteyemo visa. Ntabwo ari Nyirapasika uyiteyemo, ahubwo ni Imana iteyemo. Hanyuma muno turi kumwe n'abantu bapfushije ubukwe inshuro nyinshi bakayoberwa uko byagenze, ariko Imana izanywe no gutanga amakwe. Hanyuma Imana iduhereye abantu ubwenge. Muno harimwe abamama barebye amabirote bararira, ariko uzi kugira ngo ubone minirivare, ariko nushaka amanota ye y'umwana uyabure. Imana itanze amanota meza. Muracyari hano? Ewe ndimunanirwe kuko nakagombye kunanirwa mbere yanyu. Niriwe mu materaniro kandi ubu mu mwanya ndabwiriza Nyabihu mu ntara. Saa 11 ndaba nuriye imodoka ngiye, ariko namaze kumenya ko iyo uteranye kenshi utera imbere.
iyo uteranye kenshi utera imbere, iyo usibye kenshi usubira inyuma, iyo usibye usubira ko murakaye. Mwari mumumbuye nukubera Imana murekeraho. Komana umuntu utarakijijwe yarahombye. Urabona ibyishimo dufite, ariko numvise ijwi riryoshe rirambwiye ngo abandi baharaniye guhaza umubiri, mwebwe mwaharaniye guhaza ubugingo. Haleluya, haleluya. Muri bya byifuzo 10 wanditse, ntabwo nzi ko wanditse ko hadi contre vimons cachinetre idemo pebaif yelerso ilenai. Sinzi ko wanditsemo ko udashaka ko karande yaho uvuka yakurikirana bubyaye. Imana irambwiye ngo umuntu wese turi kumwe mu iteraniro, karande ziwabo ntaco zizongera kumutwara. Ibyo gutwita inda zikavamo ngo na nyogosenge ngo yavaga mwinda, no, Imana iravuze ngo nta karande. Ngo shangazi ngo agize imyaka 60 adashatse ni shangazi. Imana iravuze ngo idutandukanije. Ndahamya ko Imana ica karande. Ngewe mu muryango mvukamo habayo karande yo kutabyara, habamo karande yo kudashaka. Dufite bashangazi bapfuye badashatse kandi bashaje, dufite bashangazi bapfuye batabyaye. Helazo me. Ariko nigeze nsenga mfata amasengesho, cyoge nayo mfite imyaka 16. Imana irambwira ngo ngutandukanije na karande ziwanyu. Kandi bari barandoze kudashaka, ngo nubwo nashaka ngo sinzabyara. Imana irambwira ngo amezi 9 zuzura ukikiye umwana. Ni Imana ishoboye. Ndi nyina w'abana 4. Musaza wanjye nkurikira afite abana 9. Ni umushumba. Uwitwa Semajeri ninjye umukurikira. Afite abana 9. Kuvuga ngo Imana yafashe karande idutandukanya. Imuri twebwe ikitubwira n'imirimo yose igenda ikora, abayivugana bibayibeshera mubagirina. Satani yaduteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera. Umuntu wanjye ndamukomeraho, abavuga ko yaduhaye barabesha cyane. Satani yaduteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera. Umuntu wanjye ndamukomeraho, abavuga ko yaduhaye barabesha cyane. Imuri twebwe kibitubwira n'imirimo yose igenda ikora, abayivugana bibayibeshera bagirira babarekera. Nzagaruke ndafashijwe. Ela sikobe lai seri drantemi guys neta. Mani twambitse imyambaro. Mbonye dusohotse twambaye imyambaro, hanyuma mbona hari abadayimoni bari badutegereje ngo baturase, banararasaye. Koro muri kumwe mu kiganza mumbwire ngo bararasa.
hanyuma nkabona imyambi zikubise mu myenda zise zivunagurika. Mbona bakoresheje amasasu ntafate. Numva ijwi rirambwiye ngo imyambaro Imana iduhaye nizatuma duhangara isi, ariko isi ntiduhangare. Ibyakumenyeraga Imana ikwambitse imyambaro izatuma bitongera kukumenyera. Imana itanze imbaraga z'umutima. Muri iri teraniro niba hari ikintu Imana ikoze, iduhaye imbaraga z'umutima. Aho Satani yagutegeraga azaje arasanga wambaye imbaraga. Ntapfuye ariko ntazongera kudushobora. Ubu buhanuzi wabwakira. Imana ikuye hano umwuka wo gukenyuka. Umuntu turi kumwe mu iteraniro, muzambabarire ku itariki ya mbere y'undi mwaka tuzagaruke. Muri twe Ntanumwe tuzaja gushingura abandi, ariko twebwe tuzaba turiho. Tuzaja gushingura abandi, ariko twebwe tuzaba. Kandi n'umuntu uzaba yaragiye mu mahanga azanyemerere yandikira umushumba amubwira ati narindi muri rya mbonye hari abantu bagiye. Mbonye hari abantu bagiye. Nawe ugiye gukora ubukwe, c'est d'autres venedailles. Uzazana umugabo hano umubwire ngo aho nagukuye ni hano. Uzazana umugore umubwire ngo aho nagukuye na. Maze nanjye mbonye ngarutse ntwaye. Ndihanuriye da. Mbonye ngarutse ntwaye. Gusenga yewe gusenga bikingura ijuru. Gusenga bifasha umuntu mara umubabaro. Gusenga yewe gusenga bikingura ijuru. Gusenga bifasha umuntu mara umubabaro. Imana irakora, ntabwo tuyishidikanyaho. Imana irakora. Nateraniye Kimironko, umushumba wanyu arampanurira, haravuga ngo mbonye urugendo rwihuse. Ntabwo rwatinze, ubu mvuye Mozambique. Mvuye yejo bundi da. Kandi no muri uyu mwaka dutangiye nyine ngo mfite mwurundi. Miriyamu yarakuririmbe, na Dawidi arakuririmba, na Gemana zaranguririmba. Oya Mana sinzakuvaho, murekeraho. Ngo biyiriza ubusa ku kagezi Ahavu, binginga Imana, babwira Imana ngo n'umurimo wawe, n'ishaka ry'umurimo wawe. Imana yumva gusenga kwawe, irangije ngo kandi kuro wabigizemo uruhare, wahaye agaciro aho namukuye. Ntabwo ndamukurira mwaho, ngiye kumukubita amasezerano. Haleluya. Ngiye kumuhemba. Iyo ukoze neza Imana irururuka. Iyo ukoze neza ntabwo ituma marayika, ahubwo iriyizira. Ibwira Yesaya, iramubwira ngo Yesaya we, uzura umwuka wera ungire kwa Kuro, akira amasezerano nguhaye. Haleluya. Iramubwira ngo umbwire Kuro ngo nzamuke imbere. Ahataringaniye. Umva iciza cy'Imana. Tumenyereye ko abantu batugenda inyuma. Akakubwira ati kuri 18 ufite ubukwe, nawe utiye kuri 17 uzamba bamagare kuri inyuma.
ariko Imana ibwira Kuro ngo ngewe ntandukanye n'abantu, nzakugenda ahataringaniye, nzakenyuruza abami. Mera nkaho ukenyeye, vuga ngo irankenyeje. Uyu mwaka Imana iradukenyeje. Kubera iki? Twaje kurara imbere yayo, twaje kuyiyoboza inzira, twaje kuyibwira ngo umwaka bimeze bite. Irambwiye ngo nimuhumure, muzasekera aho abandi bari kuririra, muzarongera aho abandi baburiye. Haleluya! Imubwira ibintu biryoshe, iramubwira ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu hahishwe. Ubutunzi buri ahantu hahishwe. Ubu butunzi rero, iyo ikiro cy'ibirayi cyazamutse twebwe niho tubirya. Kubera iki? Tuba dufite ubutunzi buri ahantu. Gusaba abantu ko batanyumvisera, bakavuga bati umwana yize primaire ntabwo aziga secondaire, igakora ku butunzi buhishwe. Bati nzaguha ubutunzi buhishwe ngo buri ahantu h'umwijima. Iyo wavuganye n'Imana mu mwijima wowe ubona umuco. Ndafashijwe. Bakavuga ngo agiye guseba, bagatungurwa nuko Imana yagusebezuye. Ndi kwimukira Musanze, abantu baravuze batagiye kumwara, bampa amezi, babona amezi ndayamaze, bashiraho umwaka wuzuye mfite gakondo. Aba bantu ntabwo bagifashwa. Iyo wasenze bakuzanira amazi, ubusaya nari nzayabona ryari. Ariko Mana we yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, murekeraho. Amasaha yagiye. Muraho nzaguha ubutunzi buhishwe. Ariko Mana Traizinon ohiski faigo. Imana idutabarira aho batatekerezaga ko turatabarirwa. Kubera iki? Twebwe turya ubutunzi buhishwe. Ubutunzi buhishwe. Umuntu akaguhamagara ati naragukunze, ni ukukubona kuri social media gusa. Nakubonye kuri YouTube, naje kubona nkabona yohereje amadolari. Ubutunzi getrivuzaige. Ugasanga umuntu avuze ati ubaye hute, ntimuvukana, ntarakubona ku isura, nukukubona kuri YouTube gusa. Mureke mbabwire, mu Mana harimo akantu. Ngiye mbwiraga abantu nti, mvuze Kinyaruhengeri, kamvuge mu Kinyakigali. Mbwira abantu nti nubwo Yesu yabatinze kugaruka, agaciro yaduhaye karahagije. Agaciro yaduhaye karahagije. Murebe ukuntu dusa neza, murebe ukuntu nijoro murebe ukuntu dusa. Koro muri kumwe mu kiganza mumbwire ngo iyi ni imitsi ya Yesu. Teleshko fimant dole lauge bonevos. Ubu wagutera fagitire, ahubwira ati reba amavuta wisize, nta kazi ufite, reba imikate urya mu gitondo. Hari umuntu wanditse kuri commentaire ngo ariko muzambarize Nyirapasika ngo imyenda afite ngo ayibikahe. Nukubera iki? Ni imitsi ya Yesu. Ni imitsi ya Yesu. No si turi kurira indege wagize ngo ni ubutumwa bw'akazi.
ugasanga banditse kuri commentaire ngo bagahora bari kuvuga ngo buri indege, ariko murabona ko konje ntakwiye kubivuga, rata sinkwiye kubivuga. Nta mwene wacu uri Burayi, nta mashuri, ariko amaraso. Muzarebe kuri YouTube kuntu ndi kuja Mozambique banyakiriye nk'umwamikazi, ati n'uyu reka tumukoreho, nanjye nkavuga ndi nkaze ntera. Maze mwebwe mufite umugisha muri kumbona nta mamega mushizemo. Ewe reka dusoze. Imana ibwira Yesaya ngo umbwire kuro ngo n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo. Ibihindizo we, ibihindizo by'ibyuma izabicamo. Ushobora kugira umuturanyi w'igihindizo, umukoresha wawe yaba igihindizo. Uwo wagiriye neza Satani yamunyuriramo agahinduka igihindizo. Ariko ibwira Yesaya ngo umbwire kuro ngo n'ibihindizo by'ibyuma. Ngo nzamukingurira n'inzugi z'imiringa. Akantu kararyoshe. Inzugi z'imiki akira ubuhanuzi. Ibyugi by'imiringa Imana iguhaye urufunguzo. Imfunguzo ziragarutse, mwakira urufunguzo rwo gukingura inzugi. Bonye abantu bari kudepoza, Imana irambwiye ngo ikuye ubushomeri ku bantu bayo. Mwiri teranira abantu barwaye imitwe, Imana irabakijije. Mwizere, ntimwongere kwanga umutwe, mwizere. Kabiri, Imana ikijije abantu imigongo. Mbonye turi kugenda twere. Umvira irindi isezerano Imana yabwiye kuro, yabwiye sangwa ihuta umumbwire ngo kandi amarembo yawe. Tugiye gusenga. Amarembo yawe ntabwo azagira gute? Nirishake riba ryo gucuruza dodo. Iyo ryafunguwe n'Imana nta murozi uriroga ngo byemere. Nirishake riba ryo gucuruza mitiyu, ripfa kuba ryakinguwe n'Imana nta muntu urikinga. Nirishake riba ryo gucuruza ibibiriti kuko ryakinguwe n'Imana. Mwakire. Haleluya, haleluya. Amarembo yanyu ntabwo azongera kugarirwa. Mureke dusenge. Guha agaciro ineza y'Imana n'inyungu zawe bitera Imana gukora ibiruta ibyo yakoze. Kuro yari ari umwami, niba imbere ya kuro Imana yaritegerezaga ikabona hariho ibihindizo, wagize ngo imbere yawe niho bitari. Uzabikizwa no guhora wibuka ineza y'Imana, ubundi gukorere ibyo utari witeze. Muhaguruke dusenge. Guha agaciro ineza y'Imana nitwe bifitiye inyungu. Iyo uhaye agaciro ineza y'Imana ikora n'ibindi. Haleluya, haleluya. Haze no pitre d'etat. Mana data wa twese uri mu ijuru, ise umwami wacu Yesu Kristo, Imana itaneshwa, Imana iha agaciro abasenze, Imana iha agaciro umuntu wese uzirikana ineza yayo. Aba bantu bose kuba baje hano iri joro nta kindi ni ukuzirikana ineza yawe. Kandi iyo umuntu azirikanye ineza yawe umukorera n'ibyo atari yiteze. Twamenye ko imbere yacu hari ibihindizo, twamenye ko imbere yacu hari inzugi z'imiringa, twamenye ko hari ubutunzi buhishwe dukwiye gukora neza ngo buhishuke. Twamaze kumenya ko hari ubundi bwari buri mu mwijima, bidusaba gusenga ngo umwijima uhinduwe uhave.
himukira umuco konishketaye gonishidreme pa gonetodifayisine daye. Imana ivuganye nanjye, mutega amatwi mwumve. Yera irambwiye ngo buri wese niyo yamuraritse, kubera kwireba aho mutareba, kubera kwiza ibyo mutari.